Jina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunejejwe nuko Uwiteka yaturinze. Tumnafurahisha kwamba na Mungu ameduchunga. Namwe Uwiteka akaba yabarinze. Nami amewalinda. Uwo mwami wabikoze nahabwe icyubahiro. Bwana Mungu aliyetenda hiyo apewe sifa. Uwiteka Imana yacu ishimwe. Bwana Mungu apewe sifa. Kandi namwe Imana y'umugisha. Bali nanyi Mungu awabariki. Kubwo kwitanga kwa ajili ya kujitoa no gufata umwanya na kupata wakati mugasiga ibyari inyungu munaacha biliyo kwa faida kwenu kaza kubwo kunguka iby'ijambo ry'Imana kwa jinsi ya neno la Mungu. Uko niko Paulo avuze ati ni vile Paulo alisema ibyari inyungu kuri nje ile ilikuwa damani kwangu nabibonye nk'ubusa mimi niona kama bure ndetse mbibona nk'amase mimi niona kama kubwo kuronka Kristo kwa ajili ya kumpata Yesu. Amen. Imana yacu rero ahereza umugisha. Bwana Mungu awabariki. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Twumvishe amagambo meza. Wakati ilipopita tulisikia maneno mazuri. Avuga ku bana bisezerano. Iliyesema kwa wana wa ahadi. Muri abana bisezerano se? Si ninyi si wana wa ahadi. Twasezeranijwe umurage. Ese uwo murage turawutegereje? Ile urithi tunaingoja. Mwami wabikoze nahabwe icyubahiro. Bwana Mungu aliyetenda hiyo. Wumvishe ko ari byiza kuza imbere y'umwami. Tulisikia kwamba ni vizuri kufika mbele ya Bwana Mungu. Kuko ari by'agaciro kuruta ibindi byose. Sababu ni ya damani kuliko mambo yote. Dushimye Imana rero. Tunamshukuru Bwana Mungu. Kandi tuyishimira ko yarinze abene data bagiye mu rugendo. Tukimshukuru kwa ajili ya wandugu ambao walisafiri. Kandi bakaba batagiye mu byabo. Bali hakwenda katika mambo yao. Ahubwo bagiye kubw'umurimo w'umwami. Bali walienda katika kazi ya Bwana. Imana bakomeze kandi umugisha. Mungu apongeze pia wabariki. Rero uyu munsi siku ya leo najya tuganira amagambo make na badi tutazungumza maneno machache. Wa gatandatu bisanzwe wari mwanya muto kumva ijambo ry'Imana. Sababu Jumamosi tunakuwa ni maneno kidogo ya kusikia. Ubundi kwa mbere iminsi 7 bali Jumapili tugafata umwanya tunashika muda nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kama vile neno la Mungu kwa mbere iminsi 7 wari umunsi wo kumanyagura umutsima. Kwa siku ya Jumapili kandi umutsima udasembuye. Ya mkate sio kwa na chachu. Amen. Amina. Uwo mutsima namwe murawutegereje. Mkate hiyo mna namwe mfite inzara nkuko nanjye meze. Mna njaa kama vile aminifu. Ese inyota iri ku mutima wanyu yenye kwa moyo yenu imeze ute? Ni ipi? Niyo gushaka amazi y'ubugingo, ni ya kutafuta maji ya uzima, cyangwa niyo gushaka amazi ya none yandi twumva ashira? Wala ni kutafuta maji yale ambayo inayokwisha. Amen. Amina. Nizere ko inyota dufite, niamini kwamba kiu ambayo tunacho ari inyota y'ubugingo, ni kiu ya uzima. Amen. Amina. Reka rero twubahe Imana. Acha tumuhimidi hata tutii Mungu. Uko mu ndirimbo twabyumvishe, kama vile kwa nyimbo tulisikia, mu jambo basomye rifungura amateraniro twabyumvishe, neno la kufungua makusanyiko tulisikia. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Neno la Mungu ni kweli. Kandi ijambo ry'Uwiteka bali neno la Bwana turyumva mu bihe byose. Tunasikia kwa nyakati zote. Abami, wafalme ba mbere, wafalme wa kwanza 19 umurongo wa mbere. Shahidi wa kwanza usoma arageza ku murongo wa gatatu. Usomaji atafika kwa shahidi ya tatu. Nanjye ndaza kureba Zaburi. Nami tutatazama za kitabu cha Zaburi 107 kwa 107 kuri 14. 107 ni Zaburi ya 107 mstari wake wa 14 hadi 17. Msomi huyu tarasomere abami ba mbere. Msomaji ataharikisha kusoma Wafalme wa pili. Wafalme wa kwanza. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abantu bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati, ubugingo bwawe ninabuhwanye n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana izabimworeretse bikabije. Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ari hasiga umugaragu we. Amen.
umurongo wa gatatu aravuze ati Shehe ya tatu nasema eti nuko Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize. Amen. Amen. Ajya i Berisheba y'i Buyuda abariho asiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu. Amen. Amen. Zaburi 107 14 shairi ya 14 kuri 17 utafikisha kwa 17. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima babarizwa kuko yamennye inzugi z'imiringa akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Amen. Turicara. Utaketi. Wera Mana yacu, ni wowe mwungeri w'ubugingo bwacu, uraragira ugacyura, ndetse izawe zumva ijwi ryawe. Dusomewe amagambo muri iki gitabo, haranditswe ati inyuguti iricisha umwuka agatanga ubugingo. Aho umwuka wandikishije amagambo naze ayasobanurire imitima itaniye ahantu, buri muntu wese atahe abonye icyamuzanye. Bana natwe tuyobore, utugire neza, gutangira no guruka mwami, twugirire umugisha, tubyambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe Bwana Mungu kubw'ubusomyi bw'amagambo yayo. kwa usome wa maneno yake. Uwiteka ni mwiza. Bwana Mungu ni mwema. Uwiteka agira neza. Bwana Mungu atenda vyema. Twumvisha amagambo yanditse mu gitabo cy'Abami. Tumesikia maneno kuandika igihe Eliya yarimo ahanganye n'abahanuzi ba Baali. wakati Eliya alipambana na manabii wa Baali. Habayeho ikibazo. Kulikuwa shida. Abanzi bahiga abana b'Imana. Adui wawinda watoto wa Mungu. Igihe kiragera yavuga ati bigenze gute Bwana? Wakati katibu Eliya akasema kandi njyewe usigaye jyenyine, mbona ni mimi na baki nanjye bari kwiga ubugingo bwanjye ngo banyice. ubuzima wangu ili wamuue. Eliya yari afite ubwoba bukomeye, alikuwa na woga kali. ariko ndakubwiza ukuri, Namwambia kweli, nawe ari wowe alikuwa wewe wakwibaza. unaweza kujiuliza Ukiteka abantu wakati mtu bareba hari umubare w'abantu benshi, wanaona ni idadi ya wengi. igihe abahanuzi 400
afata igicaniro akakamata maziwa aragisanura akairekebisha yani byose basenye yale ambayo kubatse nabi bajya mureke tubisane mureke tubisane arangije gusana igicaniro aravuga simpya gusa simpya gusa mufata amazi mumenemo mufata amazi bamenamo Eliya arasenga ahamagara Uwiteka ahamagara Uwiteka ati Uwiteka we wabanye n'Abisirayeli wabanye n'abatubanjirije Imana ya Eliya urihe amen bagiye kubona uri icyo bigira uri icyo bigira kuri mwe babone n'umuriro ati se kuyamenemo amazi katari peteroli kuko usanga amazi ataka ko tumenyereye gucana umutotowa tugacana amatara yacu yasanzwe dushyiramo peteroli none uyu muriro uvuye Imana yumva isubiza mu muriro nuko Eliya yari yabisabye amen Imana yasubiza ufite Imana isubiza ufite Imana yumva ndakubwiza ukuri nakwambia kweli Eliya yavuze ati abahanuzi bose b'inyuma alisema manabii wa uongo baba twumvise wale ambao tulisikia mu ijwi rya Branham yavuze ati Branham alisema eti iyo myuka iyobya yale pepo ikora abahanuzi b'inyuma tulitia katika nabii kandi abahanuzi n'ubu barahari hata leo wako iyo bavuze iyo warebye wibaza ko ari ukuri ariko lakini bishyire kuri oriminatemere weka kwenye ubishyire ku murongo uramenye Imana y'ukuri uramenye umuhanuzi w'ukuri uramenye ukubeshya uramenye ukubeshya ukuri bambaraga efodi iriho amatara 12 agira ubwoko bwa Isirayeli igihe uvuze ikintu cy'ukuri kitari kaka icyatsi itarajya muri icyatsi ukavuga ati uku ni ukuri k'Uwiteka itarajya muri ku mutuku ati Uwiteka yabyanze amen kuri kwacu none uri muri timimu yacu ni ijambo ry'Imana ubishyira ku murongo ubishyira ku ijambo ry'Uwiteka maze murebe Uwiteka urasubiza uwo ni wo kuri maze ngo Yezebeli abyumvishe ibintu Eliya yakoze ko abahanuzi bose yabarimbuye abanyabuzima bose bizeye Yesu barimbure Yezebeli aravuga ati mugende mubwire Eliya ese mugira ngo rero gukangwa ni Yezebeli kugira ngo dukangwe n'amagambo oya amagambo ni ay'ubusa Uwiteka Imana arasubiza kandi dufite Imana ivuga amen dufite Imana yumva dufite Imana ikora amen abantu bashaka kurwanya bakavuga byinshi ukumva abantu benshi bano bantu bose bari kubeshya naho bahuza inama Uwiteka azi byose amen Uwiteka azi byose kandi Uwiteka ashobora byose n'ibyo mu mbere hirya n'ibyiregeje ahantu hatagaragara ku Mana biragaragara nk'ibyambaye ubusa ese Uwiteka wamuhungira he ese Uwiteka wamwisha he niba ushaka kugira ngo ube mu mahoro emeruze ukora ibyo Uwiteka ashaka Eliya yumvishe inkuru ya Yezebeli ijambo riravuga nuko Eliya arahaguruka yagumye kwicara yagumye aho arahaguruka akora iki aragenda bisobanura iki arahunga guhunga ngo bigende gute ngo yinjize abanzi amen ngo yinjize abanzi nawe umutwe w'amagambo uyu munsi ndakubwira ngo hunga wikize udapfa amen uyu munsi hari intambara z'ubwoko bubiri hari intambara y'ubwoko bw'umubiri intambara mu mubiri abenshi barwana bakibaza ko ari intambara y'ukuri ariko intambara si y'ukuri nimba intambara ziri kuba
inambarije turahunga. Wakati vita na Amen. Uko inambarije turahunga. wakati vita na kuya tunakimbia. Kugira ngo twikize Kusudi tupate kujiponya. mu mubiri. Ndani ya mwili. Hari benshi bari gupfa Kuna wengi wanakufa. bazaze intambara mu mubiri. Sababu ya vita ndani. Batwara ngo twahunga. Sisi hatuweza kukimbia. Ariko nabwira ngo Lakini nawaambia yeye. hari indi ntambara mu buryo bw'umwuka. Kuna vita pia katika Iyo ntambara mu buryo bw'umwuka vita ndani ya kiroho. abadafite amaso ntibayibona. Wale hawana roho ya Abadafite umutima ntibabisobanukirwa. Ariko nabwira ngo iyo ntambara nawaambia kwamba irwana n'abanyamwuka. inapiganiwa Amen. na kiroho. Irwana n'abanyamwuka. Inapiganiwa na kiroho. Igihe byahereye, Tangu igihe byabereye ilikuwa na bado umuririmbyi yaravuze ati mwimbaji akasema hivi. ijambo ry'Imana rirabivuga Neno la Mungu ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Amen. Tukiri muri iyi si ndani ulimwenguni dufashe igihe mu ntambara. nashika Ariko hahirwa abarwana muri gukiranuka chini hera kandi abagabo kweraho bazanesha. Amen. Bazanesha. atashinda Abantu bivuga ngo wale walio unesha. Ese anayeshinda unesha utarwaye, utashinda bila unesha wicaye. utashinda. Oya, Ah urugamba rw'umwuka vita hiyo unesha anayeshinda zamuha nitamuka zamugira nitamufanya kubera iki? sababu Kuko gani? yanesheje, Sababu ameshinda. kuko yarwanye iyo ntambara Sababu alipigana vita akanesha. akashinda. Hunga Kimbia wikize iponye udapfa. ili usife. Hari intambara Kuna vita mu buryo bw'umubiri, ndani ya kimwili. hari intambara mu buryo bw'umwuka. Ndani ya kiroho. Bafite amaso y'umwuka Anayekuwa na macho ya barabireba. kiroho. Hunga rero Kimbia wikize. ili ujiponye. Ndababwira ati Nawaambia kwamba hari impunzi, kuna wakimbizi. hari impunzi Kuna wakimbizi. muri iyi si, hari impunzi Ndani ya ulimwengu kuna wakimbizi. mu bihugu bitandukanye, hari impunzi. Nchi tofauti kuna wakimbizi. Muri iyi minsi turimo Ndani ya siku ambazo tupo. nta gihugu wakumva kitagira impunzi. Vita ambayo haina wakimbizi. Amen. Aho ni mu mubiri, Hapo ni ndani ya kimwili. nta gihugu kitagira impunzi. Hakuna nchi ambayo haina wakimbizi. Impunzi kubera iki? Wakimbizi ndio nini? Impunzi kubera intambara, Wakimbizi sababu ya vita. impunzi kubera urugamba. Sababu ya vita. Amen. Amina. Amen. Amina. Rero niyo mpamvu agaciro gatewe Ndio maana wakati wilaya inavamiwa mu gihugu kirimo intambara nasikia nchi ambayo inakuwa na vita ugahungira mu gace cyangwa mu gihugu wibaza ko gifite amahoro. wakimbili Amen. ndani ya wilaya ambayo Kugira ngo urabona ko muri iyi si hari aho bagira agahe bakagira amahoro. utapata usalama. Nababwira ngo no mu mwuka Nawaambia kwamba hari impunzi. kuna wakimbizi. Amen. Mu mwuka hari impunzi. Kiroho ndani ya kuna Hahirwa heri abari kumva aya magambo wale ambao wanasema kandi Imana y'umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mose yarwanye iyo ntambara, Mose na alipigana vita hiyo. nubwo yari kurya ibyo kurya byiza, Hata alikuwa na chakula nzuri. nubwo yari kwiga amashuri meza, Hata alikuwa anasoma ariko yanze kuba umwana wa Farawo akataa kwa mwana wa kubera Mungu. intambara y'umutima. Sababu ya vita ndani. Aravuga ati njyewe hari intambara y'umutima, ntabwo ndi Umwegiputa, ntabwo turi Abegiputa, Sisi wa Misri. twebwe turi Abisirayeli. Wana wa Israeli. None nakwirira Nikikula mwicara kaketi ngadamarara, na starehe. bene wacu bari mu rugamba, Ndugu zangu wakiwa ndani ya ni vita. abari ikinazi, Ninaweza kuwa ni abanyobewe, sijui ni abambaye injiji. nakuwa mjinga. Biravuga ngo Inasema eti ari abajyanama b'ubwenge washauri wa haba amahoro. Amen. salama. Ari abajyanama b'ubwenge Wanaowashauri wa kiroho haba amahoro. kunakuwa amani. Ariko aho injiji ziri Kweli wajinga wako ngo igihugu gihora mu ntambara. ishi na watu Ntabwo dukeneye guhora mu ntambara rero. Abo Uwiteka yacunguye wale Mungu alikomboa yabakuye mu bujiji, anaondoa katika abo ujinga. Uwiteka yahamagaye Wale Mungu aliita yabahereje ubwenge, akili ubwenge bwiza. ajili ya ulimwengu. Oya, Bwana ubwenge bw'abana b'ijuru. ajili ya wana wa Amen. Aho niho tujye twatinda. na hapo Hari tutapata ubwenge bw'ubwoko bubiri. kuna akili ya Abantu bibaza bakibaza ko ari ubwenge koko. kujiuliza Byabindi abana bajya kwiga, watu wanasoma abasesenguzi n'abacukumbuzi wala watafiti bavuze ko atari ubwenge bari kwiga, walisema si akili ya ahubwo Mungu bari kwiga ubumenyi, bali bari gushaka wanasema ibibafasha. yale ambayo inawasaidia. Ariko ubwenge Lakini bwa akili wundi Imana itanga, ni ile ambayo bwa bwenge buva mu ijuru. yale yanatoka mbinguni. Ese mwibaza ngo Salomo ajya gusaba ubwenge? Unafikiri Salomo wakati aliomba akili Ntabwo yari afite. hakuwa na
akili. ariko amenya ko hirya y'ubwenge hari ubwenge. Alijua Amen. kama akili kuna Hirya y'ubwenge hari ubwenge. kama akili kuna akili. Imana ibamugisha Bwana Mungu awabariki. impunzi mu mwuka. Wakimbizi ndani ya kiroho. Reka rero duhunge. Waacha kukimbia. Ese guhunga Bali kukimbia. ni ukuva tuba mu nzu tujya mu yindi. Ni kukimbia mnyumba kwenda nyumba nyingine. Impunzi yo mu mwuka Mkimbizi wa kiroho. ni uguhunga tuba mu gihugu tujya mu kindi. Ni kukimbia tukitoka nje. Oya, ni uguhunga tuba muri bya bindi bibi. Ni kukimbia tukitoka. Ibyo byaha bikubuza gusa n'ijambo. Zambi ambazo ziacha. Ayo mademo Yale madaimo. akubuza Yale marokakazi. gukora umurimo w'Imana, kugenda gutera intambwe muri rugendo, kunga ubicike use n'ijambo. Hanyuma saba Uwiteka Bwana Mungu ikwereke cya gihugu. ikuonyeshe nchi hii. Amen. Ikwereke icyo gihugu. Ikuonyeshe nchi hiyo. Dawidi yararwanye, Daudi alipigana afata urugamba, akaangia arwana na Goliyati, akapigana afata urugamba, akaingia ararwana, akapigana. yumvise nuko bigeze Sawuli Nisikia kwamba Sauli ari kumuhiga, anamuwinda, ari kwiga Dawidi. akiwinda Daudi. Dawidi nakabyumvise aracumura arahunga, Pia akakimbia arajyana. akaenda. Dawidi yavuze kubera iki? Daudi alikimbia Kubera ari guhigwa. sababu alikuwa anamuwinda. Natwe turi guhigwa kubera iki? Basi tunakimbia kwa ajili ya Natwe turi guhigwa kubera iki? Basi tunakimbia kwa Kuba ajili turi guhigwa. sababu tunawinda. Amen. Erega niba utari kubireba, abafite amaso nuko barabibona. Watu wa kiroho wanautaka. Turi muri iyi si atari iwacu. Tunakuwa katika ulimwengu. Niyo mpamvu turi guhigwa. Bado tunawinda. Uko bwije n'uko bukeye Wakati tunaingia na barakuvuga, kuteta. barakuvuga, bakagutuka. Abo bose bima amatwi. Wale wote wenye masikio. Uhunge, wikize, Bali uponye. udapfa. Bali usikufe. Erega dufite abantu benshi Na watu wengi ubona ambao unatazama ukibaza ko ari abarokore, kwamba ni wale ukibaza ko ari abakristo, igihe ari kubwiriza ati ni umukristo, igihe ari kuvuga ati ni umukristo, igihe ari kugenda ati ni umukristo, yaba yateranye ati ni umukristo. Ariko dufite abantu benshi bamaze gupfa mu mwuka. ambayo wanaokwisha kufa ndani ya kiroho. Amen. Ndababwira ukuri rero ngo nimwemere mwakire Uwiteka Bali mkubali abakize Mwokozi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abantu benshi bari gusengana ibyaha, watu wengi wanaomba Amen. na dhambi. Amina. akibaza ko guterana bihagije, Bila kukusanyika inatosha. akibaza ko kuba umufurere bihagije, Bila kwamba kwa ndugu ni akibaza ko kuba umusore bihagije. dada inatosha. Oya, biravuga ngo nurangara urasigara. Bala Babandi bagira nzihana ejo, wale wa kutumukesha. babandi basenze ihana ejo, abibaza ngo ejo harahari, ejo ntabwo ari ahanyu. Kera ijambo ryabwirizwaga, Zamani neno lilikuwa linahubiriwa. abantu bakishyuza ibyaha, Wana wakinikiliza. bagapfukama, Pia magoti. abakubatizwa bakabatizwa, Batizwa na batizwa. abihana bakihana. Kili wana Ariko abantu b'ubu barabaye ngo bambone, leo. abantu b'ubu babaye ngo bandebe, Tuone kweli. barakureba inyuma. Watakutazama. Ariko se ibiri inyuma nibyo biri n'imbere. Kili limekuwa nyuma ndio. Imana idufashe Alikuwa mu kusaidia. izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Imana idufashe. Tukakusaidie. Abahanuzi benshi b'ibinyoma barahari, Wanabii wa uongo wengi. abahanuzi benshi b'ibinyoma baradutse. Wanabii wa uongo wali. Reka turebe Baramu umuhanuzi Uwiteka yakoresha. Balamu kama nabii. Baramu umuhanuzi w'Uwiteka, Balamu kama nabii wa Mungu. ariko agera mu gihe Alifika kiwango. ibihendo by'isi bibona byinshi. Ulimwengu ikamchoka. Amen. Imbinya, Pesa. amafaranga Pesa. ngayo amumye amaso, Ile kupofusha. amuma amaso. Kupofusha macho. Baramu yakoraga Imana, Balamu alikuwa anamtumikia Mungu. ari mu nzira z'Uwiteka. Ndani na Mungu. Ngaho reba ngo Baramu Ndio ule Balamu. aragiye, Anaenda. agiye kuvuma Anaenda kurani. ubwoko Imana yamugisha Taifa Mungu. kubera amafaranga. Sababu ya pesa. Amen. Kubera amafaranga. Sababu ya pesa. Uyu munsi Leo dufite abahanuzi benshi kuna manabii wengi. bakoreye Imana, Bali kutumikia Mungu. ariko ubutunzi n'amafaranga Lakini mali na pesa. bibahuma amaso. Kupofusha. Dufite abagaragu benshi Watumishi wa Mungu. ubona babwiriza mu mwuka, Wanahubiri kwa kiroho. ubona bahanura mu mwuka, Wanatabiri kwa kiroho. ubona baterana mu mwuka, Wanakusanyika kwa kiroho. ariko imiya, ariko ubutunzi bwabahumye amaso. Kupofusha. Hatari amafaranga. Kama si pesa. Uriye kumera umushyitsi, Unaambia mtu ende kwa mgeni kwangu. harimo akantu se, Kuna kitu basi. harimo akantu. Kuna kitu basi.
urumva Nasikia. amafaranga Pesa. reba Balamu ari guhenda Uwiteka Tazama Balaamu akimbembeleza Bwana. ugahenda Uwiteka gukora icyaha ni ukuri Nambembeleza Bwana Mungu. ngo mana aya mafaranga yose Yale pesa zote. aya mafaranga yose Pesa zote. ntabwo wakwemera ngo ayarye kuko ntakureba ubukene mfite Unaona maskini ninayo. Uwiteka ndakubujije Bwana Mungu nakukataza. atariko mana bambabariye Lakini Mungu usinisamehe. niko abantu buno munsi Ni kama watu wa leo. isi iri kubabembereza Mungu isi iri inawabembeleza. kubahendahenda Inawabembeleza. kugira ngo muve mu byizerwa Ili kutoka katika mureke amagambo y'Imana Acha maneno ya Mungu. kugira ngo isi bahereze ubutunzi Sudi dunia iwape mali. ibahereze amafaranga Iwape pesa. ibafate neza Washike vyema. umusere Jordani. ekusiye batubwiriye Wakati walituambilia. sasa kamba ibintu bigeze no Jordani maji. nawe n'umuntu kwaje umusere Suko na kwaje umusere kwa kupata. yabishika bitara ku gihugu Ya kupiga. bari ku gihugu Ile ya kupiga. byajya bitara nuko mikime muzahora muri ibyo oya mureka babivuge mureka babatuke mureka murire biravuga ngo ayirwa barira kare bazahozwa amen ese kugira ngo muzagwa mutarize basi watawapanguza machozi ambayo hamkulia. kugira ngo muzanakuva mutarize Watapanguza machozi ambayo hamkulia. birivuga ati Biblia inatamka eti harahirwa abatukwa heri wanaotukana babahora ijambo ry'Imana kwa neno la Mungu. kugira ngo abatuka barashize Wanaotukana hawakuisha. kugira ngo abahiga ntibariho Hawakuisha wako. ari mu mwuka Yaani ibitega ni byinshi hata ndani ya kiroho. ari mu mubiri Hata ndani ya mwili. ibiduhiga ni byinshi Yametuinga ni ariko arahirwa lakini heri abahagaze neza mu jambo wale ry'Imana. waliosimama ndani. amen Imana ibamugisha Mungu awabariki. izina Kwa jina la Bwana wetu Yesu. reka twihute dusome Matayo Wacha tuandikishe musomye muri radiyo Matayo 2:13 msomaji atasoma Mathayo 2:13. Matayo 2:13 Mathayo 2 sura 2 mstari wa 13. Basoma mu izina rya Yesu Kristo. amen Amen. Bamaze kugenda marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyane umwana na nyina umugire muri Egiputa ngagira ute Afaye nini? ngagira ute Afaye nini? ngo afate umwana na nyina Shika mtoto na ahungire bali akimbie. ahungire mu Egiputa Ndani ya Misri. ugumeyo kugeza aho nzakubwirira kuko Herode agenza umwana ngo amwice ubwo nawe aherako arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. amen ibyo yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore Sembea ndani ya kinywa ibyo yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ndani ya kinywa cha abivugiye manabii mu kanwa Isaya. k'umuhanuzi Yeremiya Sema ndani ya kinywa kugira cha ngo ibyo umuhanuzi bisohore Sudi aliyesema na nabii pata kutimia. fata umwana na nyina Shika mtoto na mamaye uhunge bali kutimie. wikize Ujiponye mudapfa ili ku msikufe. murongo wa 17 Shairi ya simukije ku murongo wa 17 Pia kwa mstari wa 17. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoyemo induru yumvikaniye irama yo kurira no kuboroga kwinshi Rasheli araririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho Herode amaze gupfa marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati amen shakwekera Achia hapo. murumvishe cyane Rasheli ari kurira kubera iki Rasheli analia kwa abana bashize sababu watoto bano bana bose bapfuye bazira iki watoto wote walikufa sababu bapfuye uri guhigwa ari umwe anayewindwa ni uwo mmoja. ni Yesu arimo ahigwa Ambaye alikuwa na windu. ariko Yesu yahunze Yesu alikimbia. ari gushakirwa ahatari amen yagiye abana ba Rasheli bashize Watoto wa Rasheli. abana b'ababyeyi bari gupfa bashize Watoto walikufa bashize kubera iki kuko ari intambara kwa ajili ya iyo ntambara iri guhiga umwe vita inaunda umoja. nawe iyo ntambara iri guhiga imaze abantu benshi Imaliza watu wengi. bazira ubusa Wakifia uri guhigwa n'umwe anayewindwa ni mmoja. bari gushaka umwana w'Imana kugira ngo atazaranga ubwami bw'Imana Hata kurithi ufalme. amen ariko ndababwira ngo hunga uve muri aya magambo atagira akamaro Toka ndani ya maneno ambayo ina maana. hunga uve muri aya mazimwe
atagira akamaro dayimoni ari gutega akemera gufata indege aje kwiga wowe aje kwiga njyewe akaza aje kutubuza amahoro ariko hamwe no gusenga wikize abademo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uribaza ngo kunegura na abademo, uribaza kunegura kuvuga mwene so ntabwo ari icyaha, uribaza ngo kwifatanya n'abanyabyaha ntabwo ari icyaha. Uranambara uvuga ati ngiro mwirirwana ariko mbwira uwo uriwe, mbwira ibyo wirirwamo, mbwira ibyo ukora, mbwira ibyo uvuga. Ibyo uvuga nibyo byuzuye umutima wawe, ibyo uvuga ibigaragara inyuma burya biraturuka imbere. Nuvuga ati nimurebe uko nambaye, nuvuga ati nimurebe uko mvuga, burya ibyo byose uri kuvuga biri kuva mu gikurimo. Burya ntabwo umuntu ari uyu w'inyuma, ntabwo umuntu ari uyu w'inyuma agenda kuzababwira ko umuntu ni iki, umuntu ni iki, ntabwo umuntu ari uyu mubona. Burya hari umuntu uhishe mu muntu uti uwo niwe utabasha kubonwa n'amaso ambaye atazamiwa na macho umuntu mtu. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ati Neno la Mungu limetueleza hunga wikize. kimbia ujiponye. Ijambo ry'Imana tubwira ati Gidewo Mungu Gideoni kandi ujya amasaha yagiye, sasa mbele ariko reka tubare ko tubabwiye n'aya magambo. acha tuache tukiambia Gideoni yarwanye urugamba, Gideoni alipigana vita. igihe kigeze Gideoni arahunga, Wakati ni timu Gideoni arihisha. Gideoni akajificha. Uwiteka muri marayika aravuga ati Bwana Mungu ndani ya malaika akasema eti ewe wa munyembaraga we mwenye nguvu. nami Mungu nawe umunyembaraga gute kwa mwenye nguvu. nahunze abanzi, Kimbia maadui. ubona ahantu ndi nihishe. Niko na jificha. Uwiteka aravuga yabari ubizi uri umunyembaraga. Amen. Yabari ubizi iti erega wumva kuri umunyarage nkeya ariko turi abanyembaraga. Amen. Ati yabari ubizi. Abwira Uwiteka Akamwambia Bwana Mungu, niba ndi umunyembaraga ungekuwa mwenye nguvu. nkeneye ikimenyetso, Ninahitaji alama. nkeneye ikimenyetso. Nahitaji Ariko alama. ndikubabwira ijambo ati Naambia neno hili. hunga Kimbia. wikize Jiponye. udapfa. Ili usikufe. Uwo Mose ava mu Egiputa Mose kutoka Misri. aragenda Akaenda. bahunze Farawo, Akakimbia uwo Farao. Farawo akashaka uburetwa. Hao yotendea kwa uteule. Uwiteka ijambo ryagize aravuga ati Lakini la Mungu nasema eti mwarakoze, asante. mwarakoze, mwakoresheje uburetwa bukomeye, Ulitendesha utumwa wingi. igihe kirageze ko Wakati na timu yetu bakure muri iki gihugu. iwaondoe katika nchi hii. Uwo Farawo uwo Mose afashe urugendo aragenda Abisirayeli. Ndio Mose anatembea pamoja na wana. Ntabwo tubitindamo kuko muzi urugendo rw'Abisirayeli mu Egiputa Kuwa watoto wa Israeli ndani ya Misri. no kuva mu Egiputa Kutoka ndani ya Misri. ni birebire ntabwo tuvuga byose, Leo utavisema ariko mwarabyumvishe wale mlisikia kandi murabizi. pia mnajua. Abo tuganira Tunaongea. ijambo rivuga ngo Neno la kusema hunga. kimbia. Amen. Amina. Cyangwa uri tayari agato gakure, Kichwa hayo. uri tayari kwicara. Tayari kuketi. Imana iri kuvuga, Parapanda inasema. ikondera iri kuvuga, Parapanda inasema. ubuhanuzi buragarura ngo Anabii anasema hari urugamba hunga. kuna vita kimbia. Nawe ati ntaho njya. Nao unasema yeye sitakimbia. Tega agatwe, Taa kichwa yako. hangaza, Duma hapo urabona iherezo ryacyo. utaona mwisho wake. Ngo Mose aragiye Ndio ile Mose n'Abisirayeli wana Israeli. afashe urugendo, Akashika safari. ageze ku nyanja Wakati alifika kwa aho bikomeye, aho bikomeye ati Mana ko tuvuye mu Egiputa Wale tunatoka Misri duhunze Mose n'uburetwa, duhunze Farawo n'uburetwa bwe, na utumwa wake. none imbere y'inyanja irakomeye. Hapa ni Yordani kubwa. Akebutse inyuma Alipoona nyuma ngo Farawo n'ingabo ze. ndio Farao na majeshi yake. Uwiteka Bwana Mungu acira inzira ubwoko bw'Isirayeli mu nyanja, akakatia wana wa Israeli njia ndani ya bahari. ngo ubwoko bw'Abisirayeli burambutse, Taifa la Israeli linavuka. bageze hakurya Walipofika kando, Abanyegiputa nabo Wamisri nao Farawo n'ingabo ze wanaona jeshi lake ngabo barinjiye. wanaingia. Inzira
Misri akifika ndani ya maji. n'uwanyuma mu ngabo za Farawo amaze kwinjira mu mazi, Na wa mwisho ndani ya jeshi la Farao zikisha. Uwiteka abafunza amazi ngo pa. Bwana Mungu akavuka maji yote Ingabo za Farawo zose na Farawo jeshi la Farao na Farao pamoja. bashira mu nyanja itukura. Akaisha ndani ya bahari nyekundu. Ijambo riravuga ngo Anasema ese hari ubundi mwegeze muca muri iyo nzira? basi kuna wakati Ese Farawo n'ingabo zawe jeshi lako. iyi nzira muri kunyuramo, iyi nzira muri gucamo yewe mu ngabo za Farawo mwe, Ni jeshi la Farao. hari ubundi mweze muyibona? Wakati mwingine ambao walipata Kubera ibyo mutazi, sababu yale ambayo kubera guca mu nzira mutazi ko yaciwe, njia ambayo hakukutana ngaho Farawo n'ingabo ze Farao na jeshi zishiriye mu nyanja. wote wakatekeleza. Erega mabwire ngo ibiduhiga, ambavyo inakutuwinda. mabwire ngo Acha niwaambie abanzi babahiga baadhi wanaowinda ni benshi, wengi, ariko nubwo ari benshi hata ni wengi bazashira mu nyanja. wataishia ndani ya bahari. Amen. Amina. Ngabize barambutse Waisraeli wakavuka. Miriyamu na Biseri baririmba indirimbo ati Eti Uwiteka Bwana Mungu yaneshe bitangaje, alishinda sana. ifarashi niwete Walashi na wale yabamariye mu nyanja, wote kuba ni Uwiteka yakoze ibikomeye. Mungu alitenda maajabu. Imana ibamugisha Bwana Mungu mu abariki. izina ry'Umwami Yesu Kristo. Reka dusoreze kuri Matayo Acha tukomeshe Nubundi. Mathayo gatatu sura 3 umurongo wa 13 sheria 13 haravuze ati nasema eti ngo nuko yimukira i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore, ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo. Kubera iki umucyo? Kubera iki umucyo? Ubwo Uwiteka ahageze, abari mu gihugu cy'abapagani, abari mu gihugu cy'ubupagani batazi Imana, Uwiteka arahageze. Abari mu gihugu cy'umwijima, abari mu gihugu cy'urupfu bahagaze mu bugingo, abari mu mwijima katika giza bamurikiwe n'umucyo. wanaongozwa na nuru. Abantu bari bicaye mu mwijima Wale walikuwa na kanda babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu wale katika kivuli cha no mu mauti, gicucu cyabo kivuli cha mauti bamurikirwa n'umucyo. wakaangaziwa na nuru. Yesu aherako Yesu hapa atangira kwigisha avuga ati nimwihane, kirini nimwihane, kirini ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mfalme wa mbinguni Ndababwira ngo nimwihane, nimekuja Nimwihane. kirini nimwihane, pate kutubu. muzane ibyaha byanyu, muzane ibyaha byanyu, muzane ibibaremereye, mwihane. Ubwami bw'Imana buri bugufi, ubwami bw'Imana buri bugufi. Muhunge mwikize mudapfa. Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Acha tuiseme tukisimama. kuhihingaho Hii